Abakunzi ba RW-KIGALI TV nongera kubasuhuza cyane mbabwira ni amahoro y'Imana abane namwe mwese mukurikira iyi YouTube channel. Ubu ngubu rero ndaje nkubwire code z'ingenzi zo muri telefone yawe ugomba kumenya mu gihe uyitunze, kuko kutazimenya mu gihe uyitunze no kwihemukira ni bibi cyane, ndetse hari byinshi uzabuzi ko uzi wenyine nyamara hari abantu babizi ahubwo kukurusha. Ntagutindye rero reka nze dutangire. Ndazikubwira kandi nzikwereka. Nuza hano rero muri hano kuri phone hamwe duhamagarira, ukandikamo code imeze utya: akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 4 6 6 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Hazahita hazamo ibi bintu bya testing. Hano bazakoreka amakuru ya telefone yawe, phone informations, nuhakanda ndetse bizagufasha no kuba wanakoresha internet mu gihe telefone yawe wayikuye ku murongo washyizemo akadege cyangwa se airplane mode. Ibi ngibi bifunguye kabisa, ugashyiramo airplane mode ugakanda iyi code, bigufasha gukoresha internet telefone yawe wayikuyeho. Mbese WhatsApp ukaba wahagaragara ariko abaguhamagara bitakunda. Aha iyi code rero igufasha kumenya uburyo telefone yawe iteye, harimo za email, turabigeraho. Go tukomeza rero na code ya kabiri, code y'ingenzi cyane ugomba kumenya, ariyo y'ingenzi yanatumye nkora iyi video: akanyenyeri urwego 2 urwego. Iyi code rero iyo uyihamagaye nko kuri MTN urugero, babasha kukwereka ese iyo umpamagaye nta muntu wumva ibintu mvuga. Iyo nanditse messages nta muntu ubisoma. Iyi ngiyi rero urabona kuri ngewe hari voice not forwarded, fax not forwarded, SMS not forwarded. Nuko ngo telefone yanjye irarinzwe cyane, nta muntu ubasha kumva ibintu nkavugira cyangwa se message mpakirira. Ushobora kwibaza uti rero ndamutse nsanzemo umuntu, nkasanze nimero y'umuntu ubyumva, nakora iki? Icyo wakora ntabwo wahamagara uwo muntu kuko n'uwundi aba yarabyumvise, ahubwo icyo ukora no kumuhagarika. Akoze uti namuhagarika gute? Kuvanamo izi code zose z'abantu baba bakuye amakuru, ukanda urwego 002 urwego, ugahamagara kuri ya nimero wasanze wibwa amakuru. Urabona call forwarding was successful. Ngo gusiba za code zose abantu bagiye bakoresha kuri nimero yanjye bibaye successful. Code yindi rero y'ingenzi ugomba kumenya, kwanza ugomba kuyimenya ukigura telefone: akanyenyeri urwego 0 urwego. Iyi ngiyi ni code igufasha kureba email ya telefone yawe. Ibi bikaba byagufasha kuba wamenya ahantu telefone yawe iherereye mu gihe yibwe cyangwa se wayitaye. Aka kanya iyo ugiye kuri search my phone ukinjizamo email ya telefone yawe, telefone yawe ahantu iherereye, yaba ifunze yaba idafunze, bahita bakwereka kuri Google Map, ukagenda ureba karitsiye telefone yawe iherereye. Mu code ya nyuma rero ngiye kuza nkubwira, yo ntabwo nyandika hano kuko yo ni danje. Code idanje nawe niyo uri kureba video, uretse kwishyirayo iri tonderwa. Reka nyandike hano. Okay, iyo rero ni code imeze utya, anze nyandika hanyuma nkubwire ibyayo: akanyenyeri urwego akanyenyeri urwego 7 7 urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Okay, iyi code rero ni code wandikamo, ukimara kuyandikamo ihita iforomata telefone yawe ikagaruka imeze nk'uko yavuye mu Uganda imeze.
bitagusabye kunyura muri settings ngo ujye guseba bya bindi, ahubwo iyi code iyo yanditsemo mbere na mbere kugira uyandikemo ubanza making sure ko ibintu ugiye gukora ubishaka, nyuma noneho ubone kuyikanda. Noneho agashinguramo ni akanyenyeri urwego, kane kabiri gatandatu urwego akanyenyeri urwego akanyenyeri. Iyi ngiyi rero igufasha kureba Play Store yawe ya telefone, ama app ufite muri telefone yawe, cyangwa se uko byagiye bigenda uko telefone yawe imeze kuri FSM diagnostics, ugenda ubibona cyane. Reka rero nkubwire ni RW-KIGALI TV ushaka kumenya ibindi bintu bijyanye na telefone yawe, nk'ukuntu wakoresha internet y'ubuntu n'ibindi byinshi. Wareba izindi video hano kuri YouTube channel, kandi niba ari bwo bwa mbere uhageze kora subscribe kugira ngo utajya gushikanwa n'inkuru tugenda tukugeza hano kuri RW-KIGALI TV. Bye.